Ya Kizito najyaga numva amakuru nyakurikirana hari umukobwa wo kuri ukunda guhanga indirimbo yaragiye kumufatira n'irembo umukobwa yaramwanze nabyo byamutana ama stress burya uyu mukobwa amakuru arahari tubwire turafatikanya turebe kuntu ayo makuru tuyamenya neza. Kizito hari umukobwa nyine bawishije ngo bagiye kuba Kararisa ngo bafashe irembo Kararisa ajya inyuma yaho aramwanza aravuga ngo ni igisaza Kizito ntago baberanye ubwo niyo makuru nabaga nzi ngewe ariko yari yagiye gufata irembo nyine birapfa byaba byatumye yiyahura se kuri ako nyine byakubitiyeho n'ako gahinda nibyo bamufashe ngo yaragiye kwambuka umupaka ubwo nyine nuko nguko nisinzi ibintu bavugaga nyine ubwo ibyo nabyo wasanga ari byo byatumye wenda agira emotion akaba yanakwimanika ntago tubizi. Ibihangano bya rubizi ibihangano bye za ndirimbo ze wanuma we ngwino so muri make Kizito Mihigo kwiyahura ntago ari ibintu wenda byabaza nk'abanyarwanda so ko muri make nimba ari haduye igihugu ntago umunyarwanda nacu umugana ati ngo uhishura umurozi uje akakumara ku bana. Ikindi nawe wenda ko yabikoze wenda ageze wenda ngo natwe tubashe kuruhuka muri twebwe kuko yaramaze ijya tubangamiye n'igihe cyashize murabizi ibintu yakoze His Excellence agize aramudohora aramurekuye yongeye agiye kwifatanya n'abandi bo hanze nanone asubiye muri bya bindi rundi yazize. Yego ndibuka ko ejo bundi bamufatiye ku mupaka w'i Burundi ashaka kwambuka aryamye mu byatsi abuze uko yambuka anahetse igikapu kinini cyane. Yego rero ko bagiye muri gereza yagize ipfunwe ry'uko abanyarwanda banamutuka abaturage bamenye cyane bamutuka ndetse bakabasha kujya gukurikirana urubanza rwe bakanamutukira aho ngaho niyo mpamvu rero yavuze ati wenda kabasi mbyikemurire. Yego we yafashe amashoka rwose ariyahura nawe nta mutima mubi ebana ahubwo kereka ahubwo noneho inyuma y'ikigwari hari indi revo n'umuntu amushyiramo. Yego niko nayo hari ubundi ni ikigwari ariko hari n'indi inyuma y'ikigwari umuntu yayimushyiramo. Yego ariko umuntu agira ibibazo akiyahura cyangwa se agafata indi myanzuro ubona yakagomba gukora nk'iki aho kujya yiyahura. Ubundi kuba yiyahuye ni nk'urugero ashatse kutwereka yuko nawe ahandi yaragiye nawe urugero namara kugera hanze akafatanya n'iyo mitwe azaza aje kugambanira twebwe abaturage natwe atwica rero yashatse kwerekana nk'icyo yaragambiriye muri mbega yase yitangaho urugero kuri arica. Yego ibihangano bye wajya kubyumva nabyumvaga ariko bitewe n'ibintu yakoze mu gihe mu myaka yashize ntabwo byabyikinyubaka. Yego ubu noneho se niba atarakikubaka cyane ubu noneho bigeze he? Ubundi kuri njye uko tuzi Satani njye niko namufataga. Yego harukundo rukimufite narwo noneho nk'urubyiruko bagenzi be kuko arakiri urubyiruko arakiri muto imyaka 30 n'ingahe tubwire message wagena urubyiruko bagenzi bawe. Message ya mbere nuko twabasha kureba imbere yacu hazaza nidutega amaboko kuri abo za haduye ziri hanze tubashe kubanza turebe ku gihugu cyacu kidufite projet nini cyane kuko ndakeka ko buri kwezi hari budget ituruka mu karere nubwo amaze kwibuza n'umujyi wa Kigali hari budget 500 iza ku rubyiruko bakabasha kwiteza imbere. So ndi kumva twagana mu izo nzira cyangwa byakunanira ukegera umubyeyi wawe cyangwa ukajya no muri amashuri ukiga ukarangiza kugira ngo ujye muri mitwe y'iterabwoba. Yego nabundi message rwose hageze njye none namenya rwose yagiye mu iyo mitwe rwose njye nabwo twanaserera mbere ukagira mu zindi nzego ndetse nawe nkufasha uri murambaza nkagufata njye mu iyo mitwe yindi nawe ntago wancika. Yego nitwa Imanishimwe Daria mu dusanze hano mu murenge wa Muhima aho bita muri Marato. Daria ariko ngo uyu munsi agize isabukuru y'amavuko ahubwo nuko ngurira akantu akantu ubu se wagize isabukuru nk'uko nari agomba kubivuga urabanza ugatanga akanta gutyo gusa. Oya isabukuru ubundi no mu mutwe muri iyi minsi kereka bifite wowe se ntabwo wifite ubu ngubu? Oya ubu ngubu musanze mu muhanda nibera hano mu muhanda hano Marato. Hano naribaga murimo kubona abantu baza mukirukanka. Abari n'abadushinzwe bashinzwe abazunguzayi babishyuza se cyangwa babayobora? Oya bashinzwe kugabanya akajagari. Nabonye saza mukamuca amazi ntimunamuhunga. Ntabwo tuba twamuciye amazi tugira uburyo tububaha nabo kandi bakamenya uburyo badutwara ko babazi ko twaje gushaka ibirayi. Ubu se ufite abana bangahe?
mfite umwe wenyine. n'imyaka 20. 21. Ese aho buba ukodesha ngahe ubayeho ute? Gukodesha rero umuntu ajya mu nzu iciriritse bitewe n'ubuzima arimo, imibereho n'iyi ngiyi nyine unsanzemo. Uba nko mu nzu y'ibyumba bingana na salo? Biterwa n'agace umuntu aba arimo, ntabwo ari ngombwa cyane kuvuga inzu umuntu abamo. Cyambere nuko ubuzima umuntu usanze mu muntu ni nabwo uhita unakereye ubuzima bwe, ugahita uvuga utashobora kuba mu buzima buciriritse. Tubwira uwo mwana umwe se ubona bimuhagije ucinyize kata wa mugani nkuko bivuga? Kata dukina nizo gushora amafaranga nyine tukaza gucuruza hano mu muhanda, abakiriya nabo bakaduhahira. Ngo kumutunga rero ntago amaboko yanjye yonyine ari yamutunga, n'Imana yonyine yamutunga, ntago kubwa nyine nabyishoboza, gusa Imana imbaraga nkaza guhiga amafaranga nyine. Ku munsi ukora nkanga? Ku munsi iyo byagenze neza ushobora kubona yo kurarira, ariko ntago wabona amafaranga menshi cyane. Mukanariraga mujye impaka nyinshi cyane ariko zijyanye n'iki? Uvuga ngo umuhanzi ngo witavye Imana sinzi kumwe. Ibyo muhanzi byo ntago bitureba, afite icyamujyanye. Sinandi muze bakundaga? Mbozi ari zihara ariko ntago gize ziba zindewe ubuzima bwanjye n'ubwa hano tunaga ibindi babindewe. Nk'eshatu ze waruzi? Nzi ko ari izo kwibuka, izindi ntago nzizi. Wowe urumva se nk'umuntu witavye Imana yiyahuye mu muco nyarwanda ubyakira ute? Uyanzi ko kwiyahura imbere y'Imana ngo uwiyahuye n'ubundi ubuzima bwe babugiye burundu, ntago abazibuka no mu ijuru, igitabo cye kiba gisibanganye. Ariko ibindi ubwo sinzi, ashobora kuba afite impamvu iba yaratumye yiyahura, ntago aba agiye kimwe n'umuntu wese wishwe n'indwara, ntago mbizi neza. Mwana ubwo bamuririmbira umuntu wiyahuye? Bashobora kumuririmbira ko baba bamukundaga, ko batazi ikiba cyatumye yiyahura. Bamuririmbira ese hari umuntu mu muco wa Kinyarwanda ngenzi ko iyo umuntu apfuye bamuririmbira bakamusengera, nta bindi. Na misa bakayisoma? Na misa barayisoma bitewe n'idini yasengeragamo. Wowe nk'umuntu wumvishe yiyahuye wamuririmbira cyangwa ukamusomera misa? Iyo ari uwo mu muryango urirengagiza ukabikora. Tubwire muri makeya kumva none nk'umuntu w'icyamamare nk'uriya yiyahuye, nk'umuntu utubyakira ute ako kanya? Ntitaye ku kuvuga ngo yiyahujwe n'iki, ubundi kwiyahura umuntu abibara nk'ubujiji. Icyambere uriho imibereho yawe n'Imana ibiyizi, ndetse nawe ubwawe ubuzima bugendamo uko byamera kose ntago wananirwa kubaho uri kwisi. Rero iyo ufashe icyemezo cyo kwiyahura buba ari ubujiji n'imbere y'Imana nyine, niyo mpamvu bifata nk'ubupfu ukaba utazongera no kwibuka ukundi. Rero ngiye ku bwanjye numva ko kwiyahura ntago ari umuti w'ibibazo. Ubuzima bwose umuntu aba arimo Imana iba yarabumugeneye, nta n'ikigeragezo na kimwe Imana nk'umuntu atazagishobora. Nuko nge mbyumva. Umusaza bimeze bite? Sawa sawa. Ndakubona n'utuntu dutatu mu gahanga. Oya nari bibi ngibi ni bya buri wese, ariko nyine bigira umuntu kubiti. Muri rasta? Ni rasta nyine, ariko ntabwo ari bya buri wese kuba rasta. Wese dusobanuriye, ndabona utuntu dutatu tw'umutuku n'akumweru mu gahanga, bimeze bite? Utu nyine nitwo turanga nyine umurasta. Ukuvuga ngo ututatu nyine no dusaro dutatu, akumweru nyine kakaza ko umuntu akeye ku mutima, umutuku nyine ni ibintu nk'ibyo byose. Ku mutima nari ni amahoro. Ubuse uvuyemo, ndabona wambaye itimba, wambaye hejuru kabisa nk'umuntu umusore ukeye. Ubuse uvuye gukora iki? Uvuye gukora iki? Njyewe nkora akazi kenshi gatandukanye, ndi umudizayina, ndi umukwaferi, akazi kose nshobora gukora, ndi umuntu ugomye ku buryo nshobora gukora akazi kose. Ukabona akomeye? Niyo mpamvu rero ku mutima iyo ufite neza ahantu hose ugeze ushobora gukora, buri wese arakwizera guha n'akazi. Ukarya ukaryama neza, ngo nicyo birata neza, ukarya neza ukaryama neza. Wasanga n'agacupa ariho werekeje? Oya ntabwo ibyo biragira igihe, ibyo bifata ku mugoroba umuntu yarangiza akazi yitoza, arimo kumedita kugira ngo atekereze neza cyane. Ikigoma cyo ntiwagikora? Oya bigira umwanya wabyo. Mukarumva urimo kuvuga ubaza bagenzi bango Kizito Mihigo wamuvugaga iki? Kizito Mihigo nabonye kuri TV ko yaragiye gutoroka igihugu aciye mu Burundi, ariko na mbere yaho yageze gufungwa Gisheni, ndanabizi cyane. Ubwo nyine niko kongera guhabwa imbabazi, arongera arekurwa arataha, ariko noneho buri munyarwanda wese yatangajwe no kumva ngo Kizito noneho yapfuye, kandi yapfuye mu buryo busa nkaho budasobanutse, kuko
umuntu yafashwe akanya kamwe uwundi mwanya arapfuye uwundi mwanya ngo ariyahuye uwundi mwanya nta makuru dufite turi mu gihirahiro. Ni amakuru yemejwe na polisi n'itangazo ryasohotse. Birumvikana ko rero buri wese byamutitije kubera ko ntabwo byoroshye yemejwe, ariko nyine bibaho nanone dufite imitima myinshi, turimo gutekereza ati se yatinye kongera gusubira muri gereza nk'uko yayivuyemo biba ngombwa ko yirangiza. Ese yishwe n'agahinda, yumva ntabwo twasobanukiwe urupfu. Umuntu w'umusore yumvisha umuntu w'umusore mugenzi wawe yari ingaragu nkawe. Njye nk'umuntu umusore ukuntu numvishe urupfu rwa Kizito nahise numva ko byibura umuntu wavuye muri gereza kugira ngo asubireyo ashobora kwemera akanapfa, aho kugira ngo asubire muri gereza yaravuyeyo. Nahise numva ko byibura wenda yabonye bamufashe kubera ko ibyo yakoze abizi akagira ubwoba akaba yakwirangiza. Wowe ku bwawe ubona nko kwiyahura ari ubugabo cyangwa ari ubugwari? Kwiyahura ni ubugwari, kuko iyo wiyahuye nta kintu na kimwe uba ubungutse ahubwo ubuhombye. Kuko Kizito umuntu nk'uriya w'umuhanzi twari dufite ukomeye, ukongeraho ukuntu yari afite, ari umuntu ufite tara, ari umuntu ufatika, ukongeraho kuba ari umuntu kabisa wari uzwi cyane n'abantu benshi, yatanze urugero rubi. Yatanze urugero rubi rwo kuba nk'ibihangano bye wajyaga wenda nawe wifashisha mu buzima busanzwe. Ibihangano bye byanyubahaga cyane nk'umujinya mubi, urumva ko ahubwo yaturangije, wa mujinya yawugaragaje. None ubu nta mujinya se ufite? Umujinya ndawufite, kuko umujinya wanjye ariko ugira aho ugarurira, ntabwo ari nk'uwa Kizito. Kizito yabikoze. Ese birangiza? Yabirangije. Gira nk'ubutumwa ugenera urubyiruko bagenzi bacu, bagenzi bawe, cyangwa se bari bagenzi ba Kizito Mihigo? Yego, urubyiruko bagenzi banjye rwose ndabashishikariza ko bakora kandi bagakora ibintu biri mu murongo mwiza, batari bushwaniremo n'abandi, kugira ngo bataba havamo nk'ibyo byo kwiyahura kubera agahinda n'ibiki byose. Ariko nyine iyo ukora neza ukabona uri ahantu heza, ukarya neza, ukaryama neza, ugomba gutuza, nta zindi stress. Turagushimira. Ubu ngubu se wigiye wikomereza nyine twavuga naribi, ubu ngubu njyewe ngiye akazi nkaho karimo kurangira, ubu ngubu ngiye gukora, nsigaje nk'akazi kamwe ko gushaka amafaranga yo kwishimisha, ubundi ande nkayadepoza akabiri. Twibutsa nk'akarimbo kamwe ka Kizito wenda ukarima nk'amasegonda abiri. Ka Kizito ntabwo nshaka kumuririmba kuko yanera stress, kuko hari ibintu byinshi yakoze, ibintu byo kwiyahura byongeye umuntu nka Kizito ntabwo nshaka gukomeza kumutekerezaho cyane, kubera ko ndumva Kizito twarabanye, twasangiye ku isahani imwe. Twasangiye ku isahani imwe ahantu kure cyane mu ndani, ariko nyine narebe. Cyangwa nawe warishe? Narayiriye. Niwo mwasangiye? Narayiriye, twarasangiye, bityo guhita ntungurwa nuko ahise yiyahura, ndumva atari ikibazo, ndumva nashaka gukomeza kubitekerezaho cyane, nshaka kwicara nkaruhuka. Ubu nabyumvishe mu gitondo n'amakuru y'uko yari agiye gutoroka, nabyumvishe, ariko nyine kugeza ubu ngubu sindatuza. Ubu niyo mpamvu n'akazi nkahagaritse kare kugira ngo njye kwicara nuze, ntekereze neza no kuri Kizito. Oya, ntabwo nabikunda, nta nubwo nakwemera njyewe ikintu kinsubizayo, kuko nta cyiza nahabonye, ariko n'ubundi bibaye ngombwa kikahaboneka nagenda nkatuza, nkemera nkayirya, nta sheni idacika. Ukemera ukarya isheni no kujya wiyahura? No kujya wiyahura. Umeze mutese? Turaho neza. Urabona wikoreye hano igikapu uvuye nko guhaha? Uvuye gushakisha akamari kugira ngo mbone icyo kurya, kugira abana babone icyo bararira. Utuye hehe? Ntuye hano Kimisagara. Muri Katabaro. Ubu se uvuye gucuruza cyangwa? Bamvuye kubyita umuhigo, guhiga. Uvuye guhiga? Cyangwa se ko nzi kano bahigaga bafite imbwa, ubu usigaye uhiga nta mbwa? Ni ku muhigo nyine. Ni ku muhigo? Hari amakuru wumvaga na hano twavugaga ngo ya Kizito Mihigo yiyahuye, we wayakiriye? Ndewe ahantu twari turi nyine turi guhiga utumari twacu, babitubwiye nyine, umupapa umwe aratubwira ati kuri taci tubonyeho amakuru y'uko Kizito Mihigo yiyahuye nyine. Turamubaza ati reka ntabwo Kizito yiyahuye, ni ukubeshya. Tubaza kumugira umusazi,
aragenda nyine azana telefone ya taci arabidusomera, aratubwira ati ngo n'umukono wa polisi nguyu uriwe ngo banasinye ko Kizito yapfuye. Ati nta kundi nyine Imana imuhiruko ridashira. Ati ariko turababaye kuba umuntu yaba yarafunzwe, ntago bavugaga yuko yagombaga kwiyahura. Se aho ngaho yabagari, aho ngaho bari bamufungiye yakoresheje iki kugira ngo yiyahure? Cyo banabisobanuye na bisobanuye nuko wenda ntibuka amakuru neza, ariko byasobanuye ntago nyine tubizi nyine ntago ndumva bidashoboka kuko iyo umuntu afunzwe muri gereza haba ari ibintu birinda umuntu ufunzwe. Hari n'ibintu kuko ntago bakubwira ngo ushyiremo ibintu bituma umuntu yizirika gutya akagira gute, byose barabikurinda, banagukuramo inkweto. Uburyo rero mwavuze ngo yiyahuye byatucanze, ubwo ntago tubyumva neza. Nta kintu nakeka nyine yiyahuye nyine nuko. Amakuru dufite nuko nyine yiyahuye, ahubwo nk'abanyarwanda dushobora kwibaza tuti iyo umuntu yiyahuye uburyo ubona we byaba byatewe n'iki? Nyine kwiyahura impamvu yabimuteye ibya bidega bye yagiye agira mbere, akaba yongeye kongera gukora andi makosa n'akaze, ubwo nyine biramurenga ahita yimanika nyine. Uravuze uti ibyo bidega ni ibihe? Ndi bamufungiye imyaka 10, bari bamukatiye imyaka 10 bakamubabarira. Tubwire, hari ugeze kuvuga ati n'ubugwari, ati kwiyahura n'ubugwari? Oya, Kizito najyaga numva amakuru nyakurikirana, hari umukobwa wo kuri ukunda guhanga indirimbo yaragiye kumufatira n'irembo, umukobwa yaramwanze, nabyo byamutana amastress burya. Uyu mukobwa amakuru arahari. Tubwire, turafatikanya turebe ukuntu ayo makuru tuyamenya neza. Kizito hari umukobwa nyine bawishije ngo bagiye kuba Kararisa. Kararisa ngo bafashe irembo, Kararisa ajya inyuma yaho aramwanga, amwanza aravuga ngo ni igisaza Kizito ntago baberanye. Ubwo niyo makuru nabaga nzi ngewe, ariko yari yagiye gufata irembo nyine birapfa. Byaba byatumye yiyahura se kuri ako nyine byakubitiyeho n'ako gahinda, n'ibyo bamufashe ngo yaragiye kwambuka umupaka. Ubwo nyine nuko nguko nisinzi ibintu bavugaga nyine, ubwo ibyo nabyo wasanga ari byo byatumye wenda agira emotion akaba yanakwimanika. Ntago tubizi. Ibihangano bya rubizi? Ibihangano bye za ndirimbo ze wanuma we ngwino. Hari uvuga ati n'ubugwari n'ububwa, ubusi indirimbo ze muzongera kuzumva? Turazazumva wanuma we ngwino twibanire, wanuma we ngwino nuko. Nabona ufite agahinda. Nababaye cyane, Kizito yari mwiza, yareremburaga neza. Yareremburaga cyangwa aririmbaga? Yarebaga neza, yari na mwiza, n'inzobe ye ngewe naramukunze. Nta kibazo ariko wakomeza ukamukunda. Imana imuhe iruhuko ridashira. Wakunze umurakomeza ukamukunda. Nine n'ubundi ahagiye Imana imwakire neza, nubwo nawe yakoze ibyo ngibyo byo kuba mutari kudusobanura neza icyamwishe ngo tukimenye, ubwo nyine Imana imuhiruko ridashira. Nta kindi narenzaho rwose, ariko namukundaga. Uri umukristo usengera he? Muri Gatolika. Ubuse ayo umuntu yitavye Imana cyangwa se yapfuye baramuririmbira bakamusomera na misa, ubu Kizito bazayimusomera? Kizito bazamujyana mu misa, tumusomere misa, tumusabire misa, tujye duhora tunamusabira nyine misa ihoraho, kuko ntago yari umuntu mubi. Muri Kiliziya Katolike iyo umuntu yiyahuye bamusomera misa? Iyo yiyahuye yashobora kuba yiyahuye kubera yuko ari ntuza nawe ari ibibazo byamurenze, atabiteguye atanabitekereje. Azayisomerwa? Azayisomerwa rwose. Imana ikunda umunyabyaha. Abo baye umunyabyaha? Umunyabyaha ntago yanga icyaha. Oya, niyo wapfuye burya niyo wapfuye. Ubu nta mwavuga ngo yagiye ikuzimu, ntago tuzi ibyiza yakoze. Wasanga yageze no mu ijuru ntawamenya. Nitwa Nizeyimana Eric, nuka mu karere ka Gisagara.
numvaga ubaza ngo Kizito ngo iki polisi y'igihugu yasohoye itangazo ivuga ko yiyahuye aho yari afungiye muri kasho i Remera, wayakira ute amakuru? polisi y'igihugu rero njyewe nuruka mu karere ka Gisagara, ariko mu minsi yashize, mu minsi numva ngo yarafashwe, numva yuko yafatiwe wenda mu karere ka Nyaruguru. None ejo bundi ngeze i Kigali ndi mu karere ka Nyaruguru kuko ariho umudamu wanjye avuka, twe twagiyeyo batugejeje mu rugo. Ngeze n'ahangaha negereye umugabo mugenzi wanjye ufite taci, arambwira ati, ndamubwira ati nyereka amakuru ya Kizito Mihigo. Babishyizeho batwereka yuko amakuru ari uruhuha, ari uko bavugishije uhagarariye RIB mu karere ka Nyaruguru, tukabona nta biriwe. Mu kanya narindi kuza hanuye mu Nzove umurenge wa Kigali wa Kanyinya, narindi kuza numva umuntu yari yikoreye amajerekani, bari abagore amajerekani n'amavide, ngo Kizito Mihigo ngo yiyahuye. Avuga ati mujye mureka amakuru y'ubuhuha kuko mutabihagazeho, ahubwo jewe icyo nabazaga nk'abana b'abanyamakuru, wenda muba muturusha ibintu, koko amakuru ari shuwa cyangwa polisi y'igihugu yasohoye itangazo ivuga ko yiyahuye muri kasho i Remera? ubwo n'amaradiyo bivuze na televiziyo rwose nkuru yakira uti noneho? iyo nkuru nyakiriye. Kizito Mihigo ko yarafunganywe, ndi n'umukozi we, nacuruzaga urumogi kera cyane, bari bankatiye imyaka 3, njyayo mba umukozi we turakorana. Ubwo ngubwo ndataha nawe, nyuma yuko zakubwa yuko yahawe liberasiyo, uhabwa liberasiyo twamenya aho Kizito, icyo najya mbisabire yaguye hehe, ni muri kasho i Remera. ubwo nyine nakundi Imana izamuhiruko ridashira, ariko ingamba nafata iyo wiyahuye uba uri umubwa. uri umubwa kabisa. umubwa ushatse kuvuga iki? Umubwa nubwo wagira ikibazo cyose kibaho, nubwo wenda n'umuntu yakubwira ngo urapfa, akira yuko ugiye gupfa, ariko muri gereza hari n'abantu bakatiye burundu bateganya yuko bazataha. Kwiyahura yakoze ikosa rikomeye cyane. Icyo twamwifuriza nk'abanyarwanda bamukunze bitewe n'indirimbo yaririmbye, bitewe n'ibibazo bibaho, ubwo nyine icyo twamwifuriza ni iruhuko ridashira. Sinzi nimba wenda nk'abanyarwanda bagenzi banjye bamwumvise ku bihangano byiwe, ibyo yakoze n'ibyo yagize. Kwiyahura ubwo nyine wenda byamurenze, ariko kumurenga siko kwiyahura. Iyo twamwifuriza ubu kakanya ntabwo ari kutwumva, ariko nk'abanyarwanda reka tumwifurize iruhuko ridashira, nubwo wenda Imana itari bumwakire kuko yakoze icyaha, cyangwa iyo bavuze nk'iyo ugiye mu ijoro witabye Imana, ariko Imana izamuhiruko ridashira. Nk'abanyarwanda, nko mu ndirimbo z'icyunamo twumvise, mu ndirimbo zo muri gereza muzehe, hari indirimbo yaririmbye ivuga ngo kuva kera nyivuka ngo nakwiheba nkapfa. Ariko kwiheba ntabwo ari ukwiheba, nubwo wakumva wenda hari ikintu kikuzengereje, wakibwira Imana, Imana ikacyakira. Ubwo rero nimba bitamushobokeye, Imana izamuhiruko ridashira, nta kundi twakora nk'abanyarwanda. Nk'abantu twabanye, Kizito yari umuntu usabana, aturirimbira mu bagatulike, yari umugatulike, acuranga seti, yigisha korari y'abagatulike. Kizito nk'abantu twabanye yakoreshe kugira ngo yereke u Rwanda yuko nubwo ahantu yari ahicuzaga, ariko ubwo ngubwo nyine numva yanatashye, Imana izamuhiruko ridashira mu ijuru. ubu ngubu bibaye nk'ibishoboka kongera kumubona nk'umunota umwe, ikibazo kimwe wamubaza ni iki? Ikibazo kimwe namubaza kuki yiyahuye. Ikibazo yahuye nacyo, umusaza akamuha imbabazi z'imyaka, bari bamukatiye imyaka 10. Kizito bishobora ko wenda yaravuyemo amaze nk'6 cyangwa 4, kuko namusanzemo amazemo nk'umwaka cyangwa nk'ibiri. Ubwo ngubwo ntabwo yashimye imbabazi z'umusaza, ubwo wenda yumvaga ko wenda bashaka kumubaza kuba yarageze ku Burundi agenda, yumvaga ko wenda bazamubaza, ariko wenda ntabwo twabigenderaho. Icyo twifuza ni uko Imana imuha iruhuko ridashira. Nk'abanyarwanda nta kindi tumva twakora. Turagushimiye. Kandi ndumva neza n'abari muri gereza y'Amageragere bamwifuriza iruhuko ridashira, kuko yari umugabo pe. Yarabafashaga cyane.
cyane, abagiye bagoramye twavuye tumeze neza, abababaye Kizito akatwegera ati nanjye nageze aha ngaha mfite ibibazo nzi ko nzapfa, Imana yarangoroye atucurangira senti cyane, buriya Kizito yarazi senti cyane. none birangiye akoze ibyo wise ngo harya ngo nububwa n'ububwa kabisa. Ngiye kuri radiyo kare nigeze kumva ngo muri Kongo hari agisida yabaye hapfa abantu 40, none umuntu umwe mu Rwanda yapfuye, murababaye? Abandi 40 bapfuye hirya. Icyo ni ikibazo ngewe, uravuze ngo kumva umujeni mugenzi wanjye wasanga harimo n'impinja, ngewe nakoze agisida ndarokoka, kubona narokotse se hari uwishimye cyangwa hari uwababaye? Naho rero buriya agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. ntawamenya niba hari ubabaye cyangwa yishimye, ntawamenya ko hari uwabaye cyangwa yishimye, kimwe nawe nuko tutazi ko icyakuzanye natwe tutakizi. kandi nkikweretse urakiriye. Oya, urakunyereka nanjye ndi kukubwira ibindimo. Arareze nkubeshye. Nanjye ibindimo ndabizi. Kandi nkora ko ndi umunyamakuru. Nanjye ndabizi ko ndi umuturage. Ese ndi kukubwira utari umuturage se? Umucuruzi. Oya, njye ndi umuturage.